narinje kureba umukobwa wanyu ngo tujye gusambana. Wandaya. Nyine ndashaka nyine ko tuza kwiyaranja ngo tugakora sex. I don't want peace. Yeza kuzo. Keka ryose. Ngiye kugutereta izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Tugiye gutagira guteretana kwacu turihere mu gitabo cy'umubwiriza igice cya 4. Ntabwo ndi bugutinze, turasoma umurongo wa mbere gusa. Mbega ukuntu uri mwiza nshuti yanjye. You get it? Amaso yawe ni nk'ay'inuma. Oh my God. Aragaragara inyuma y'umwenda witwikiriye. Imisatsi yawe imeze nk'umukumbi w'ihene zimanuka imanga ya Girihadi. Mbega amagambo meza shit. Okay. Ikiraba ya Mutagatifu. Asebe. Nuncumus. Akusireba igihe wahereye witwaza icyo gipadiri cyawe bite byawe bundi. Kasongo ye. Sebebe nazanye igipadiri cyane koko ni kundusabire. Akusebe. Mumbali nanga. Kandi uratuma Yezu araka. Muki? Kushire nawe gere ku padiri bukabije wanyu. Uzi bya Yezu yatubabariye. Kasongo mbona wewe. None ni kimwe cyazatubabarira. Umva ngo Canada muri Bibiliya haranditse ngo iyo ucumuye ngo ubusubije Yezu ku musaraba. Ni seminari impamvu batabegeza abakobwa. None ko icemeye ko dukundana. Uretse ko nazajya mukenera. Rero umva mubwire tuza. Kandi uratuma ncumura. Oya tuza umva mubwire sibyo. Ibyaha byose dukora cyamene ko twebwe gusaba Imana imbabazi sibyo. Tugira ngo kirareba. God up. Oya shiri oya pe. Ana. Sheri mara. Wewe nta kintu bitwaye nese ibyo bintu bazabirota ko twabikoze shiri hangana. Kurira ingoma y'Imana ntabwo ibishaka. Oya shiri tuzihana. Jambo ry'Imana ravuga ngo nuko cyari uko kwihana shiri ihangane sibyo. Sheri nyamara uratuma nkora icyaha. I don't want peace. Ibyo Yezu bikuyana ntabwo turi papadiri sibyo. Hanga waje kureba umukunzi wawe sibyo. Kiri nyenda ndashaka nyine ko tuza kwiyaranja ngo tugakora sex sibyo. Kuri pe ndabikumbereka. Ibyo nje sex marzigesi. Urabishaka? Ncanda bishaka cyane reba nawe igihe gishize nene tari ko nta kintu kira. I want problem. Urabona dufite umubiri sibyo. Reba n'ukuntu gukunda buri kunkurura kandi nyine nigeze kubikoraho rimwe. Nyine ndabikunda. Oh yeah. Nabyumva ute? Ariko aho nabereye umupadiri. Ngo najye mu by'abapadiri. Uko ntarabikoraho. Do. Ese amatsiko ufite Dio nako sheri. Ariko uzikari wewe umukobwa wa mbere nkoze. Yego, nese urumva nateroshe. Sina no kugira amatsiko. Ndandi nyine biri byiza so ko nare byiza. Urata. Bega bo ababyiza. Kura uko umukobwa mu minga y'imisozi. Terekera da ubayero byi. Ariko mari iki kiremwa kirasize. Aho tupanze gutabona nyine papa wanje bahari. Umva tutashakana tuza kujamo. Hano none tujyemo hara mu cyumba. Oya. Bose nawe rwose ugiye kwigira umwana. Tujye mu cyumba. Ni papa wanje hayi. You get it? Uzawufata. None se hari icyo bitwaye? Oya none wapi. Umva mbwire sibyo. Panje rero aza nyine n'amasaha 12. Ugiye kujya mu rugo ubike Bible. Bwako kundeba tugenda sibyo. Ahubwo shereka nkubwire nonze igitekerezo. Uziko mfite amafaranga. Ngiye kukujyana muri hotel. Uragenda urandaza. Uja shele. Ejo nzakugarura mu gitondo sibyo shele. Base shiro ya nago nakuraza. Nisiponye ngamuga ko naraye hehe. Turagenda ndege nago bitinda. Usko imara amasaha menshi. Naga ari menshi. Noneho ngo turazijyana umuntu wo kwerekeza. Niba bimara Sindije rivumva mubaze. Nisi joro ryose urumva nabwo kanje ko nagiye hehe. Nyine we kongeye kumuga kumwe mwana kiye kwiga. Igenda ubike Bible uhindure n'imyenda. Uze kundeba niba kitakigera. Sibyo. Zibira bintu babikora iminota ingahe? Shero raza kubibona yo kugira amatsiko. Sibyo. Okay baby, reka njyane Bibiliya mu rugo yo ntabwo nahijyana aho turasambana. Shero uri kuyivuga nayo gusambana rero. None se icyaha. Shenda ukunda. Love you. Gukunda naye. Bwana Yesu alisema tupendane. Upendo ndiye amani kubwa kwetu. Amani yadumu duniani kote. Uwe upendo majirani. 2 hours later.
Yezu akuzwe mubyeyi. I don't want Iteka ryose. peace. Amakuru yanyu. Narinje kureba umukobwa wanyu ngo tujye gusambana. kugira ute? Navuganye nawe uvuga ngo gahunda ukuntu imeze njye nawe turakundana. God have mercy upon us. Ubwo rero mu byaha byose nkora sinjya mbeshya. Kandi nawe yambwiye ngo uragenda tujyane muri hoteli uramumpa nijoro rimwe pe nirirangira ndamuzana mu gitondo ari amahoro nta kibazo. Ese uri muzima? Muzima ni ukuri na Yezu ari kubireba. Maze mwajya gukora ibyaha mukitwaza Yezu. Oya ni icyaha kimwe. Twumvikanye icyaha kimwe. Ese wa muhungu ngo ngukorere se? Mpereza umukobwa mujyane ndagenda njyewe nyine nyumva neza. Ntabwo nakubeshye n'icyaha kimwe turakora. Kandi sinigeze nkora icyaha kuva najya mu seminari dore ndinze nyisoza. Kumbe n'umunyeshuri wo mu seminari. Nokuri. None urashaka? Njyewe umukobwa wawe ndamushaka ngo tujye gusambana rimwe gusa. So ubu nagukora iteko. Bawicaye hano gatoya. Icara. Urashaka ese? Njyewe umukobwa wawe twabyumvikanye. Noneho namaze no kwishyura muri hoteli nabibabwiye banci 30,000 namaze no kuyatanga. Umukobwa wanjye. Nukuri ndamukunda ariko. None urashaka kumujyana muri hoteli? Njye nari maze kuvugisha muri hoteli barambwira ngo nta kibazo 30,000 ngo abantu babiri barabemera. Abantu babiri bo kunyuma nyine njyewe nkubwije ukuri. Nkuko ijambo ry'Imana ribivuga ntabwo tugomba kujya tubeshya. Kubeshya ni icyaha. Buganye no muri hoteli barambwira ngo nta kibazo. Niba ndi kumwe n'uwo mukobwa muzane ngo nubuniga imyaka 18 turayirengeje ngo nta kibazo. Jewe nkundana n'umukobwa wawe. Uri kumva kandi kuva twakundana ntabwo turabikora. Njero niwe wambwiye ngo arabishaka nanjye bitewe n'ukuntu umukunda ndavuga nti ngiye gukora icyaha ku bwawe n'ubundi Yezu watubambiye ku musaraba yavuze ko azatubabarira. Ibyo bintu n'umukobwa wanjye wikubwiye? Nukuri kw'Imana ntabwo ndi kukubeshya yabivuze kwicaye muri iyi ntebe iyi. A few moments later. Mva papa icyo ngiye ngo ntago nzi ibyo cyane ari kumbeshyira bisiri. Ese shama igipadiri yose gabagaburira umuri. Oh my God! Njye ibyo nabivuga neza. Si wamusobanurira Beni. Ahubwo tugiye kurokora amafaranga. Ntabwo twapanze ko tugendana tukajya muri hoteli. Kasongo yeye. Kandi nakubwiye kare ngo reka tubikorere hano ngo nubundi papa ngo niba bari hano nta kibazo tujye mu cyumba cyawe. None doragiye kubyemera. Mumbari nanga. Tugiye kubikora hano iwanyu nubundi n'amafaranga ari natanze muri hoteli tugiye kuyarokora. Kasongo mbona wewe. Songa libara. Yeye. Kulikita kati. Ugiye gukora Kulikita kata. uri gufunga ugiye kunkorera iki?